nawe washatse ntabwo urushako rwawe ari impanuka, ni ibintu Imana ubwayo yagambiriye ikabishyiraho. Hanyuma mu bantu buzuye isi yose, mu bantu bose bashoboraga gushakana n'uwo mwashakanye, Imana yatoranije wowe, iragutoranya. Igutoranyiriza iki? Kugira ngo utume mugenzi wawe ataba wenyine, kugira ngo ubere mugenzi wawe umufasha umukwiriye. Rekeraho rero kumva utabishobora cyangwa se kumva hari indi nzira byacamo. Nta yindi, ni wowe Imana yahisemo, iragutoranya kugira ngo uze utume mugenzi wawe ataba wenyine, kugira ngo uze umumare irungu, mu yandi magambo kugira ngo uze umubere inshuti magara, umube hafi, kugira ngo mufatanye mu by'Imana iri kubahamagarira gukora. Bitekereza rero ko hari ukundi kuntu wakora iby'Imana iguhamagarira wirengagije uwo mwashakanye. Rwose shakisha uburyo bwose, jya mu ijambo ry'Imana urebe ni ubuhe bwenge riguha, ariko we gutuma mugenzi wawe wenyine, umurinde kuba wenyine. Niba uri umugabo, fasha umugore wawe, rinda umugore wawe kuba wenyine. Niba uri umugore, fasha umugabo wawe, murinde kuba wenyine, kuko nicyo cyatumye Imana ibahuza nk'umugabo n'umugore.